Narimo kumufungira kano kantu. Mufungira. Urabona ndinjije ngiye atabasha kureba. Nukuri kw'Imana be sinkubeshye narimo kumufungira kano kantu. Sanduri kumufungira cyangwa sanduri kumusoma. Mba mu maso. Sinshaka kuzongera gukora n'umunsi numwe. Aho nzakubona nzagutwikira mu nzira. Wandaye. Ntabwo ya. Mba mu maso. Nzongera kubona mu maso yanjye wawe. Ako sishije urimo kwigira ibi. Ngo se ntawe urambwira iki kuko umva ufite n'ijambo ryo kuvuga muri kano kanya. Nyuma y'ibyo mbonye byose n'amaso yanjye. Ariko ubonye iki usibye kwirakaza ukarakazwa n'ubusa. Niki se nabonye ahubwo? Je ahubwo nyine ahubwo mbwira n'iki. Niki utanyeretse. Gende. Urimo gutuma ndakara nanjye. Ukabanza ukamutwara umwana mwiza nyine nawe akagira n'iki ubundi hazashya da. Hari wenda birashoboka ariko se nyine napinyemo urumva kuri njye urabona imyaka amaze kujyariga ni nyinshi. Gera rwaye nzi ko Chris yabikora ibyo bintu. Ni ukubabona bagenda. Chris nzi. Chris cyari kuvuguna. Nano waro cyabibonye mu nzu. Ako kuntu ufite agahinda ntago ari gusembera nawe nsanzwe mufite ako gahinda. Ngo akazi bitari buze kunkundira kubakora. Atari uko nkanze. Ariko ntabwo bivuze kunkundira kubakora. Oya Chris. Bivuga gutyo udashaka akazi se muri uyu mugera biragoye kuyubamo n'akazi. Biragoye ko n'akazi. Yego nuko nabikubwiye. Bana uriya mukunzi wanjye bitewe n'ibintu byabaye yarakaye. Atekereza ibindi bintu kandi urumva niwe bitewe n'uburyo tubanye yatekereje ibindi bintu arambwira ngo ni n'akazi ushobora kuma gusinza akemera.